umunyamakuru Sengabo Jean Bosco benshi muzi afata ku mavuta murabizi yuko yaburanye akaburana nyuma yo kuburana murabizi yuko haba hasigaye gusomerwa ndetse no gusomerwa akaba yarasomewe agasomerwa rero ibyaha bigera kuri 5 yaregwaga ariko byose atabyemera nyuma biza kugaragara yuko ibyaha bigera kuri 3 byose ari byo byamuhamye nibyo tuje kugenda tugarukaho ariko si ibyo gusa ahubwo icy'ingenzi nuko bari kuvuga yuko bashobora kuzajurira igihano yahawe akaba ari byo bintu tugiye kuvugaho muri iki kiganiro kitari buze kubarambira ndabyizeye neza. Ati rero tuzabanza tuganire n'abanyamuryango ndetse tuganire na fata ku mavuta nyirizina kugira ngo turebe niba twafata umwanzuro wo kongera kujurira cyangwa se tutongeye kujurira. Ibyo ngibyo ni umunyamategeko wa fata ku mavuta witwa Maître Fatikaramu wabitangarije ibinyamakuru avuga yuko rwose ngo batarafata umwanzuro uhamye wo kuba basubirishamo urubanza cyangwa se ibyo dukunze kwita ku ujurira. Nyuma rero yuko fata ku mavuta akatiwe imyaka igera kuri 2 n'igice ni hazabu ya miliyoni 1,300,000 umunyamategeko rero wafata ku mavuta witwa Fatikaramu Maître yavuze ko rero bagiye kugira kute kubiganiraho kugira ngo barebe niba koko kuburana cyangwa se kongera kujurira bikwiriye. Iyi ni Wasam TV Show, icyo tugusaba gusa no gukora subscribe kugira ngo tugiye tujyana mu biganiro bigenda bikurikira iki ngiki. Kuwa gatanu rero nibwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwasomye imyanzuro y'urubanza nshinjabyaha rwaregwagamo cyangwa se rwaregerwagamo umunyamakuru fata ku mavuta cyangwa se Sengabo Jean Bosco yakoze ibyaha bigiye bitandukanye bigera ku byaha 5. Ibyo rero byaha yabihamijwe ibyaha yamejwe no gutangaza amakuru y'ibihuha gukoresha ibiyobyabwenge ndetse no gukangisha gusebanya mu gihe icyaha rero cyamuhamye no kuba ngo yahawe n'ibihano. Ibindi byaha bibiri rero harimo icyaha cyo gutukana mu ruhame ndetse n'icyaha kivangura nago ibyo byaha ibyamuhamye ni 3 ahita ahabwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 2 n'igice ndetse n'ihazabu y'ibihumbi ya miliyoni 1,300,000 by'amafaranga y'u Rwanda akaba ariyo mafaranga yategetswe kuba azishyura. Nyuma rero yo gusomerwa imyanzuro y'urubanza agakatirwa imyaka igera kuri 2 rero umunyamategeko wiwe Fatikaramu yaganirijwe n'itangazamakuru ubwo uri kubyumva guko rero fata ku mavuta ubanza rwarangiye we ahita asubira aho agomba kuba ari namwe murahazi ariko umunyamategeko wiwe ndetse n'abo muryango wiwe nibo basubiye mu rugo babazwa impamvu ese bafite ukongera kuba baburana kugira ngo urubanza rusubirwemo barebe niba koko fata ku mavuta yarenganurwa cyangwa se yahabwa ubutabera yumva we bumukwiriye yuko nta cyaha yakoze. Ibiganiro rero byafata ku mavuta twakomeje kugenda tubikugarukiraho umunsi ku munsi tugenda tubivugaho nushobora rero kuba utarabyumvise ariko nawe ubishaka wakora subscribe kuri Wasam TV Show kugira ngo tujye tujyana mu biganiro bigenda bikurikira iki ngiki ujye ugenda usobanukirwa n'ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye dore yuko tukugezaho amakuru. Rero mu Rwanda tugira amategeko arengera abantu benshi cyane. N'itegeko ryo kuwa 19 z'ukwa 9 2019 mu ngingo yaryo y'181 rivuga ko rero kujuririra ibikorwa mu gihe kitarengeje iminsi 30 no kuvuga ngo byabaye ejo kuwa gatanu ku itariki 10 zingahe ariko n'ubu iminsi 30 iracyakomeje kugira ngo habaho kujurira kwafata ku mavuta ajuririre icyemezo urukiko rwamufatiye. Kandi iryo tegeko rikomeza rivuga yuko uhereye igihe wasomewe cyangwa se wamenyeshejwe ibintu byavuye cyangwa se ibyavuye mu rubanza cyangwa iby'urukiko rwemewe kandi ukabyemezwa mu buryo bwemewe n'amategeko. No kuvuga ngo ahangaha ni nko ku muntu wenda ushobora kuba yaburanye adahari ariko ibyavuye mu rubanza akabyumva
agomba guhita ajurira muri iyo minsi 30 niba koko atabyemera. Niba byemera agomba guhabwa bya bihano n'ubundi byagenwe, akava hari akaza akajya mu gifungo cyangwa se n'ibindi bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ibyo ngibyo rero niko bigomba gukurikizwa muri iyi minsi 30 rero. Fata ku mavuta afite kuganira n'abantu biwe, afite kuganira n'umuryango wiwe, kandi akagira kuganira n'umunyamategeko wiwe kugira ngo harebwe icyakorwa kugira ngo Fata ku mavuta niba rujurira ajurire, ariko nanone niba ari uwemera ibyaha akomeze abyemera. Nibi ngibi rero biri kugenda bivugwa, dore yuko urubanza rwasomwe ku munsi w'ejo. Iyi ni Wasam TV show. Icyo tugusaba gusa nta kindi ni cya kindi no gukora subscribe kugira ngo utajya ucikwa n'ibiganiro tugenda tugukorera umunsi ku munsi. Wasam TV show, ugire ibihe byiza.